Guys, dore impamvu phone yawe igenda gake cyane iyo ufunguye data, wenda uyikuye nko ku muriro ugafungura data ushaka nko kujya kuri Facebook cyangwa TikTok. Dore impamvu phone yawe ishobora kugenda gake. Ikindi, ukurikire video yose step by step, nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe, ufungure inzogera guys, kugira ujye ubona tips zigiye zitandukanye. Hano cyo kwereka uburyo wakemura ikibazo cyo kugenda gake kwa phone yawe. Guys, nta kintu usabwa uretse gukurikirana video yose kugeza irangiye. Guys, reka tujye nko kuri Facebook turebe ukuntu nyine phone igenda. Ubona ko ngiyi n'ubundi kubera ko twari twigeze tuyikoraho, urabona ko video igenda ihagarara nyine, ngira ngo kubera neza gatanu kandi ko video iri kugenda ihagarara kabisa. Guys, ngira ngo uri kubibona neza ko video igenda ihagarara. Reka noneho mbereke step by step uburyo ushobora kubikemuramo phone yawe igahita yirukanka mu gihe ufunguye internet ntiyibane, ukayikoresha neza kandi yihuta. Guys, nk'uko mubibona urinjira muri settings ya phone yawe, uje urebe ahanditse app management. Hari phone wenda zitandukanye n'iyi ngiyi ndi gukoresha, haba harimo app, haba handitse apps. Uragenda urebe muri phone yawe handitse apps, gusa njye ni app management. Hariya hejuru handitse app list, uhakande utegereze gatoya, Guys, nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe. Kanda subscribe kuri iyi channel yanjye, ni AI12 Tech Tips. Ufungure inzogera ujye ukurikirana video zose zigenda zicaho zigiye zitandukanye zikwigisha byinshi. Urabona hari ama app menshi, urabona ko hari app VPN ifite megabyte 151. Ndabona YouTube Studio, YouTube zigiye zose zifite amadata. Scrolling gato, urabona TikTok isanzwe ifite gigabyte 3. Guys, kandi muri kubona TikTok isanzwe ifite gigabyte 3, naho TikTok Studio yenda kuzuza gigabyte. Scrolling rero kandi kuri turiya turongo dutatu turiya muri kutubona, show system uyikande, hanyuma wongere ukande ku turongo dutatu, ukande reset app, wongere ukande reset apps, urisetinge utegereje gatoya rwose. Ubona ko itinze kuri setting, itinze gukiriya amakasha ari kuri izi application zose, itinze kuyasibaho kubera ibintu biriho byinshi. Urabona ko dushatse no gusubira inyuma biranga kubera ibintu byinshi biriho. Okay, ubu ngubu kararangiye, ubu zikaba zishoje kwikiriya. Reka twongere tuveho wenda tujye nko kuri Facebook video, tujye kuri Facebook reels turebe video noneho turebe uburyo phone irimo gukora. Reka dusubire kuri Facebook turebe uburyo irimo gukora. Urabona ko iri kwihuta bitandukanye n'ibya mbere. Ikindi, ndamutse nyijimije nkayatsa n'ubundi umuvuduko waba ari wa wundi. Iyo phone iza ifite imbaraga bya hatari. Guys, nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe. Kanda subscribe. Ikindi kibazo cyangwa inyunganizi wifuza ko hari icyo twagukoreraho muri phone yawe tukakikwereka, byandika aho ngaho muri comment. Ikindi, niba ubona ino video yagushimishije cyane, sharinga abashuti bawe.